Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ndagusubije kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza, wowe wahisemo kugumisha urushinge rw'inyakiramajwi yawe ku murongo w'104.3 FM radiyo Ijwi ry'Amerika. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mukunda muri benshi. Nge mugiye kubana mu cy'uyu munsi Ndishimwe Honore. Kiragaruka kubasigajwe inyuma n'amateka bagiye batuzwa mu midugudu ya bonyine, ku buryo ngo bibabera inzitizi zo kutajyanirana n'abandi mu iterambere, bagasaba ko bajya batuzwa hamwe n'abandi. Hakaba hari n'abandi babona ko uko batuye bonyine bibafasha kwisanzuranaho. Rushenigena ahagarariye iki kiganiro, ni mu gihe Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro Muryango ejo Youth Echo uri kubagezaho mu guheza abantu kubera imyumvire. Mu kagari ka Ngondori mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru harimo umudugudu w'abasigajwe inyuma n'amateka. Nyiranzangwa y'Imana Emerance ushinzwe iterambere ry'abaturage muri aka kagari agiye kuduha ishusho y'uko abasigajwe inyuma n'amateka babayeho mu mudugudu wa Bukamba. Yaganiye na Nishimwe Harriet mu kiganiro ejo. Murakoze. Kuri ngewe mbona nta kibazo, bari abantu bahamaze igihe kirekire bahatuye. Naje kuganira n'abaturage batuye aho hafi, bangura ari abahavukiye bafite imyaka myinshi cyane, basanze uri umudugudu hari bahatuye n'ubundi. Nge nkabona batuye nk'uko n'abandi banyarwanda baba batuye mu mudugudu, kuko ntabwo ari bo bonyine bafite imidugudu batuyeho. Hari abanyarwanda benshi bagiye batuza ku midugudu kandi ukabona nta kibazo. Ibyiza byo kuba batuye bonyine wenda nuko bashobora kuba bafite umuco bahuriyeho, bikaba wenda ari byo bishobora kubashimisha kubera ko barisanzurana. Mwakumva ko ari umuvandimwe, mwakumva ko undi ashobora kumubwira ikibazo cye cyangwa ashobora kukimukemurira. Icyo kiza nge mbona cyo kuba batuye hamwe. Mwamwe abayobozi mubareberera buri munsi, se mubona ari zihe ngaruka zibageraho kubwo kuba batujwe mu midugudu ya bonyine? Nabonye nta kibazo bafite, cyane ko barasabana n'abandi bose bo hirya no hino, barasurana, barasabana amazi, barahanibira ko bagakora, bakajya mu mirima y'abandi bagakora, bakabaha amafaranga bakabaho. Mbese muri rusange gemura nta kibazo baba bafite, kereka wenda baba babibonye wenda buno vuba aha ngaha, ariko ubundi ubusanzwe hari bahamaze igihe kirekire kandi nta kibazo bigeze bagaragaza ko bafite. Imyumvire yabo yakagombye kuba ari 100% badasohoka muri uwo mudugudu, ariko ikiriho nuko bawusohokamo no mu mujyi bajyamo, n'ahantu hari iterambere, haba mu mujyi bajyamo, haba mu bavandimwe mu banyarwanda abandi hirya no hino bajyamo. Byari byose ntabwo bari hamwe nkaho bari bonyine 100%, kubera ko baratembera ku buryo na ubwigunge bwabo, kereka yenda nk'ubishatse kuguma ahari, ariko umuntu wumva yenda adashobora guhumuka, adashobora gushakisha iterambere nk'abandi, cyangwa se ngo agere aho abandi bari, atinyuka abandi, cyaba ari cyo kibazo. Ariko no hirya no hino abo bantu nk'abo ngabo babamo, ntabwo twavuga ko ari ukubera wenda ari baba ukwabo bonyine. Kuri ubu ngubu hari bamwe bavuga ko kuba batujwe mu midugudu ya bonyine ari ihezwa. Ese nk'abayobozi murateganya kubikoraho iki? Nge ntabura ndumva avuga ko ari ihezwa, cyane ko batujwe kuva kera. Ntaburaza ngo abwire umuyobozi ati kuki mwadutuje muduheje. Yenda niba bashobora kuba babona barahejwe, bashobora kubivuga mu rwego rw'ubuyobozi, bikaza gusuzumwa ko basanga ari byo, bakagira icyo impinduka kuri bo. Umaze kumva Nyiranzangwa y'Imana Emerance ushinzwe iterambere ry'abaturage mu kagari ka Ngondori wavuga ku mpande ebyiri. Ahavuga ko hari abasigajwe inyuma n'amateka bishimira kuba bonyine, nubwo hari abandi batabibona uko. Ese abasigajwe inyuma n'amateka batuye mu mudugudu wa Bukamba bo barabivugaho iki kuba bakiba mu mudugudu wa bonyine? Ntago tubyishimira kubera ko dutuye hamwe. Buriya twabonye ari nk'iheza ngo wazana abantu bamwe ngo bashyira aha ku gasozi kamwe, aba ari ikibazo kuko imitekerereze bimwe, ibikorwa bikaba bimwe, ntawe ugira undi inama.
badusanganya n'abandi banyarwanda nkatwe turi abanyarwanda twese nta vangura rikiriho umuntu agomba kwihitiramo aho agomba kuba wenda ngo baratunena bagira gute bwa bujiji bamwe bafite abandi urabona twahingaga abandi ntibahinge dukwiriye kuvangana tukashyira ubwenge ku gihe kuko iyo tuvanganye nta n'ubujura bwatubamo ducumikiranyije na bagenzi bacu ahandi baturanye na bagenzi babo no kudushyira mu kato ko kuba twenyine byakera dute se buri urabona atari nko kuturobanura nyine iyo ubona turi ahantu hamwe twakagombye kuba duturanye buriya ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu iterambere ryacu kugira ngo rizamuke bitashoboka kuko ni ukuvuga ngo nkanjye ni ukuvuga ngo ubu ndasohoka sohokere mu muryango huyu ubu ni ukuvuga ngo njye nimba naburaye uyu nkabona arya urumva hazamo itima umuturage mugenzi wanjye nanjye nkaba ndahirya hari undi byanze bikunze imikorere akora nanjye nayireberaho ku buryo ngerageza kuba namugenderaho ariko kumva ngo turi hamwe ni ukuvuga ngo nimba twebwe ubwacu turi kuvuga tuti umuturage nimba asaruye ibirayi ndagenda njye kujaga n'undi dutwegeranye nawe nuko aba ari kubyumva ntabwo ashobora gufata gahunda yo kuvuga ati ngereka nkora ibyanjye kubera iki ni ukuvuga ngo twe urebye kariya gacucike ko kuba turi hamwe kuba tudatera imbere nabyo mu bitudindiza birimo abantu bamwe bajya ahantu hamwe runaka kumva bishoboka ntabwo naba ntuye ahari uraha ngo azinduke afate isuka ajye guhinga ngenda muke nicaye ese bwakeye umwana wibye n'uw'umutwe yibye kuzihe mpamvu ejo yakubitanye n'uwo kwa runaka ava kwiba yumva nta kibazo. Barakoze aba basigajwe inyuma n'amateka batuye mu mudugudu wa Bukamba. Iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro Muryango ejo Youth Echo uri kubagezaho mu guheza abantu kubera imyumvire. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ese abadukurikiye baravuga iki kuri iki kiganiro kiri kugaruka ku basigajwe inyuma n'amateka bagiye batuzwa mu midugudu ya bonyine? Kristera Batiki. Mugenzi wanjye arakoze kumikaze nanjye ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho igaruka ku basigajwe inyuma n'amateka. Aho turi kwibaza tutese mubona ko abasigajwe inyuma n'amateka batuzwa mu midugudu ya bonyine bitaba muri zimwe mu mpamvu zituma batigira ku bandi ku byabateza imbere. Reka duhere kuri Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke aho yagize ati kuba batuzwa mu midugudu ya bonyine ntacyo bihindura ku myitwarire n'imico basanganywe. Ati kuko icyo baba bafashijwe ni ukubona amazu meza ariko iterambere rikomeza kuba hasi kuko baba bakeneye no kwigira ku bandi uburyo bwo kwihangira imirimo bakiteza imbere. Naho Kambera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati abasigajwe inyuma n'amateka kubatuza mu midugudu ya bonyine ntacyo bibafasha mu guhindura imyumvire n'imitekerereze. Ati cyakorwa ni ukubatuza mu midugudu ya bose byabafasha mu kwiteza imbere. Dukomeza niyo kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati ingingo mwateguye ikiganiro ni nziza cyane. Urakoze gushima mu butumwa bwe aravuga ko kuba basigajwe inyuma n'amateka bagituzwa bonyine nuko bahindurira aho baba batuye ariko ubona benshi imitekerereze nta cyahindutse. Ati cyakorwa ni uko ibitangazamakuru byakomeza kubakorera ubuvugizi ku nzego zibishinzwe. Ati ikindi ni uko abataratuzwa bajya bashyirwa mu midugudu hamwe n'abandi baturage. Ati ikindi abayobozi bakwiye kubaba hafi bagakomeza kubigisha ndetse n'urubyiruko rw'abasigajwe inyuma n'amateka bakabashishikariza kujya mu matsinda byabafasha gukomeza guhindura imyumvire. Ubu nibwo butumwa maze kwakira ariko mukomeze mubwohereze ndakomeza mbwakire. Mugenzi wanjye yasubirana ijambo. Turi kuganira ku kiganiro kivuga ku basigajwe inyuma n'amateka bagitujwe mu midugudu ya bonyine. Hari ababona ko ari byiza gutura bonyine kuko bibafasha kwisanzura. Hakaba n'abandi babona ko ari ugusigara inyuma. Hakaba hakomeza imyumvire y'ihezwa byongera imyumvire mu guheza abasigajwe inyuma n'amateka. Iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro Muryango ejo Youth Echo uri kubagezaho mu guheza abantu kubera imyumvire. Ese ko hari hamwe na hamwe abasigajwe inyuma n'amateka bagiye batuzwa mu midugudu isanzwe n'abandi?
nk'umuntu watujwe mu midugudu n'abandi we abibona ute? Uyu ni Kabahaye Goreti, umwe mu basigajwe inyuma n'amateka utuye mu mudugudu uhuriwemo n'abandi. Ni mu buhamya yasangije Nishimwe Ariete, umunyamakuru mu Kiganiro Ejo. Kahabaye Goreti ni umwe mu basigajwe inyuma n'amateka utuye mu murenge wa Byumba, akagari ka Ngondore. Aratuganiriza icyo byamumariye kuba atuye mu mudugudu utandukanye n'uwabasigajwe inyuma n'amateka. Mu buzima busanzwe nk'uko ubibona ngewe ndi umuhinzi nkaba noroye n'iyi nka. Ntago uyu mudugudu w'abasigajwe inyuma n'amateka nk'uko wabibonye, harimo n'abandi baturage. Hepfo hari umudugudu wa Croix Rouge n'uwacu gurimo, kuko bariya bahatujwe nta butaka bari bafite, bari batuye ahantu barundanye. Noneho rero baza kubashakira hari ishyamba, baza kuritema babashakiramo ibibanza kugira ngo babatuzemo. Kuba nituriye ahangaha ngenyine, ibyiza mpabona nk'ubu ngubu nituriye mu mutekano, mbanye neza n'abandi baturage duturanye ahangaha, dusabana amazi, tugasabana umuriro, bamfashe neza nk'abandi baturage bose duturanye. Kandi nanjye banyisanzuraho, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ngewe ujyayo nabo baraza tugasabana, mbese nta kintu mbaburana. Ngewe nashyingiranye n'umuntu w'umuturage wo hanze, atari umuntu wasigajwe inyuma n'amateka. Urumva uwo muryango ubu twabaye umwe, banyisanzuraho nanjye nkabisanzuraho. Oya, nta kibazo bagize, ahubwo buriya nabo babishoboye babikora kuko ni byiza. Icyo nasaba leta yacu rero nuko iriya miryango ingana kuriya, urabona harimo n'abana, turi abantu bageze muri 200 n'abandi, bakaduvanga n'abandi baturage. Umudugudu bagashyiramo imiryango ine y'abasigajwe n'amateka, undi gutyo bakadusaranganya n'abandi bantu, n'ubuzima bwacu bwahinduka. Ese nk'aho uturanye n'abandi batasigajwe inyuma n'amateka, byagufashije iki mu mibereho yawe ndetse no mu iterambere muri rusange? Ubu biramfasha, ndi kugenda mpinduka buhoro, kuko ubu ngubu sinabona umuturage iruhande rwanjye ari guhinga, ari gukora ikintu runaka ngo nirwe nicaye nakoze. Nk'ubu natwe twitabira ibyo abaturage bakora mu mashyirahamwe barimo, ntitwasigara. Nimba batangiye itsinda, natwe tugomba kugenda tukajya mu itsinda nk'abandi. Nimba ari amafaranga 100, natwe tukayatanga. Nimba ari uguhingirana ku mugoroba umucecero, natwe tukajyamo. Ngewe ikintu ntandukaniyeho nabo nk'iryo shyirahamwe nkubwira ryatwisungane, uretse no kuvuga ngo baranarikora, hari usa n'iryo jambo batazi, batajye banarikoresha. Kumva tugomba guhinduka, tugaharanira natwe iterambere, ahubwo haba ejo bundi wenda tukitwa abatezwa imbere n'amateka. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0780280282 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ese ubuvugizi uyu munsi buhagaze gute kugira ngo abasigajwe inyuma n'amateka bataratuzwa n'abandi nabo batuzwe? Hari icyo byaba bitwaye niyo baguma bakaba bonyine? Reka twumve bava kure Vincent, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Koporwa uharanira uburenganzira bw'abasigajwe inyuma n'amateka. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan. Icyo tubivugaho ni uko naho tubibonye tugerageza gukora ubuvugizi kugira ngo abo bantu bakurwe muri iyo environnement yo kuba bonyine, begerezwa abandi banyarwanda, nabo n'abanyarwanda, ariko bari mu cyiciro kigaragara ko bakikomeje gusigara inyuma. Ni byiza rero ko iyo tubonye ko hari aho batuzwa bonyine, kuko hari impact bagira, ko iyo umuntu atujwe wenyine ntamenye uko abandi bakora, ntamenye uko abandi babayeho. Ni byiza kubegerezwa abandi kugira ngo hagireho change cyangwa se impinduka mu buzima bwabo, kuko umuntu niba yaramenyereye kubaho gutya, afite umuco wabayemo, iyo yegere mugenzi we amwigiraho, amenya uko ahindura ubuzima bwe, bityo bose bakagenda bafatanya mu buzima, bakagenda bareba iterambere bagomba kuganamo. Icyo rero twabivugaho ni uko gutuzwa ukwa batari byiza. Ese nka Koporwa nk'umuryango ushinzwe kurebera bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka, ese ni nk'ubu ubuvugizi mwaba mwarabakoreye?
aho rero ku kintu cy'ubukungu twavuze tuti umuntu niba akuwe hariya doraje nta samba afite turamufasha iki. Abenshi twajyaga tunabafasha kubona inkunga zo kwihangira uturimo dutoya, tukamenya kubafasha uburyo twavugana na guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko ku nzego z'ibanze aho habonetse ibishanga bakabaha bagahinga, mukanaza no ku burenganzira bwa muntu noneho by'umwihariko aho usanga noneho tubafasha no mu bintu by'imanza. Ese ni nk'izihe nzitizi bahura nazo zituruka ku kuba batuye mu midugudu yihariye? Inzitizi za mbere ubona kuba batuye mu mudugudu wa bonyine, icya mbere ntibamenya amakuru, kuko hari igihe usanga naho baba batuye, icya mbere kuba bari bonyine hari igihe batagira inisiyative yo kwitabira gahunda za leta, kuko urumva ntabwo harimo wa wundi ari burebere kugiye mu nama ngo anamukurikire, ntamenya gahunda uko za leta uko zapanzwe. Usanga no mu mihigo y'akarere akenshi ibyifuzo byabo bitabonekamo. Tuvugana n'akarere ko bagomba gukomeza kubirwanya, atari byiza. Ubwo rero ndibaza neza ko la societe iri hariya nayo ubwayo, niba umuntu atuye wenyine birasaba ko ubuyobozi bumwegera bukamukoramo. Ni nko kuba mwicura burindi, iyo wegeranye na mugenzi wawe ubasha kumenya uko abaho ukamwigiraho. Nicyo tubona cy'ibyiza byo guturana n'abandi. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Iki kiganiro kiri muri gahunda y'ibiganiro Umuryango Ejo Youth Echo uri kubagezaho mu guheza abantu kubera imyumvire. Ku bw'iyo mpamvu reka twakire mugenzi wacu w'Ikeza Kristera ku bitekerezo mwatanze mu kiganiro cyatambutse cyavugaga ku kwitiranya imyitwarire n'inkomoko. Bakunzi b'ikiganiro ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho ubushize yagarukaga ku ngingo irebana n'imyitwarire ishobora gutwererwa abantu bitewe n'agace bakomokamo, aho twibazaga ku cyo mubona cyakorwa ngo iyo myumvire icike ndetse n'ingaruka mubona bigira. Reka mpere kuri Muzindutsi Fulgence uherereye Rushashi, aho yagize ati kuba umuntu yakora mu buryo runaka ntaho bihuriye n'aho abakomoka, ati abantu mu bice byose bitandukanye babaho kimwe. Naho Claude uri Kigali we yagize ati abanyarwanda usanga tutabwizanya ukuri hakabaho kubeshyanya, ati kuko usanga bamwe bavuga ko bamwe bakomoka mu burasirazuba bafite imigirire itandukanye n'iy'abandi bakomoka mu burengerazuba. Naho Alex Nshimiyimana we yagize ati nkunda cyane ikiganiro Ejo gifite impanuro nziza, urakoze gushima. Naho aruherere mu karere ka Rwamagana yagize ati kuba bamwe bumva ko abakomoka mu gace runaka hari uko bateye kwihariye nabifata nk'amacakubiri. Dukomeza Eric ufite nimero iherwa na 608 yagize ati nkunda ikiganiro Ejo, urakoze cyane. Mwe mwese mukomeje kudukurikira nabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mwajya twibwira mukatubwira naho muherereye. Theo iri mu Ruhango we yagize ati hari igihe ibyo bavuga aba ari byo. Theo ubutaha uzadusobanurire neza icyo washatse kuvuga mu butumwa bwawe. Bakunze b'ikiganiro mudukurikiye reka minira aha tuzasubira ubutaha, gusa niba hari ingingo mwifuza ko twazaganiraho mu kiganiro Ejo mwayidusangiza, ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Arakoze cyane Kristera, kimwe namwe mwatanze ibitekerezo. Ni ikiganiro Ejo ukomeje gutega amatwi ku 104.3 FM Radio Ijwi rya Amerika. Niba kandi waracikanywe n'ibiganiro Ejo byabanje, wajya kuri YouTube channel yacu ariyo Ejo Youth Echo ukabikurikira uko byakabaye. Mwakoze kuba mwabanye nanjye mu kiganiro Ejo cy'uyu munsi cyagarutse kubasigajwe inyuma n'amateka bagiye batuzwa mu midugudu ya bonyine. Hari abasanga ari byiza kuko bituma bisanzuranaho, hakaba abandi babibona nk'ibituma basigara inyuma. Nshimiye abasigajwe inyuma n'amateka bo mu mudugudu wa Bukamba mu karere ka Gicumbi. Kahabaye Goreti, umwe mu basigajwe inyuma n'amateka utuye mu mudugudu ahuriyemo n'abandi, nawe wakoze kugira uruhare muri iki kiganiro. Bava kure Vincent, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Koporwa, mwakoze cyane. Nyiranzanga w'Imana Emerance, umukozi w'akagari ka Ngondoro ushinzwe iterambere ry'abaturage, turagushimiye. Ndabashimiye namwe mwatanze ibitekerezo kuri iyi ngingo.
wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. mwakoze kubana natwe. Ikiganiro Ejo mugitegurirwa kandi mukakigizwa n'abanyamakuru b'umuryango Ejo Youth Echo, umuryango ukorera i Kigali mu Rwanda, ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro Ejo cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispé yari kubanga bw'ibyuma. Nge mwumvaga muri studio nitwa Ishimwe Honore. Komeze munogerwe na gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Ejo naho buta. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere no bwumvikana kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro Ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.